Mbahaye ikaze twihuse ni muze twongere dusesengure ino episode ya 35 ubundi turebe uko yari imeze n'uburyo ki episode yagenze ku munsi w'ejo. Muraza kunyemerera mbere yuko nangira ikiganiro mbanze mbamenyeshe yuko mukanya tugiye gusohora indi filime mugiye gukurikira kuri ino channel, ubundi mukayireba mu buryo bw'amashusho, ubundi mukaza kuza kugaruka mureba episode ya 36 de commentaire twabakoreyeho. Ikaze ku kiganiro cyacu twihuse. Uyu munsi nago ndibuze ndi burondogore, ahubwo uyu munsi turaza duhera kuri episode ya 35 uburyo kiyagenze. Ese nawe ushobora kuba wabonye umuvandimwe witwa MK original, noneho uburyo yanditse ino filime ukuntu yari imeze. Ese ino filime nawe ushobora kuba wayikunze ino episode ya 35. Ese nimba wayibonye iherezo ryayo uri gutekereza episode ya 36 noneho igiye kuza imeze gute? Niyo mpamvu nkuze kino kiganiro ndagira ngo mbanze mbikumenyeshe nije kuza akugucika. Ese nawe nimba wakunze iriya filime buryo ki yarangiye, uri kubona iriya filime yacu idateye amatsiko, nyamuneka kanda subscribe kuri iyi channel, ufungura inzogera kugira ngo tuzaze tubasha kubana. Uraza kunyemerera dutangire n'ikiganiro cyacu, ariko turagitangirira ku musozo ari umusogongero kugira ngo tubone gutangira, ubundi tugikomeze kurinda kirangiye bitewe n'iminota turaza kuba twakoze ino de commentaire. Muraza kunyemerera gato tugaruke ku muvandimwe witwa MK original bakunda kwita Owen babagambanyi. Muraza kunyemerera tugaruke kuri Sitarato ndetse n'umuvandimwe witwa Gashumba ari we papa wa MK original. Ese ubundi Natari we ni muntu ki? No kubera iki bapanze gutabara papa wabo kuri ya rugamba, ubundi Nataraga tabara papa we kuri ya rugamba? Munyemerere duhere ku musozo. Umuvandimwe witwa Anatari yageze gutya aganira na MK original. Nyuma y'uko aganira na MK original nibwo baje gufata umwanzuro kujya gutabara se. Reka sinakubwira, ubundi Anatari arafungura bayinjiye mu nzu mw'imbere, ubundi umuvandimwe witwa MK original asigara inyuma y'igipangu. Ese mukimara kubona yuko umuvandimwe witwa Natari ari we winjiye mu nzu, mwatekereje iki? Mwatekereje ko barabagambanyi bashobora kumwica, ubundi nyuma yo kumwica bagahita bamusegura umugabo wiwe ari we Gashumba? Byanga bikunda nawe ushobora kuba ibyo bintu wabitekereje, ariko buryo kinanditse ino filime nagatangaza kandi n'uruhehemure. Yewe ntabwo ibyo bintu byari bikunde, aho umuvandimwe witwa MK original yaje kuganira na nyina, ubundi arangije ahereza go ahedi mama we, aramubwira ati kingura igipangu winjire mu nzu, nanjye ndasigara ahangaha biramutse bikomeye nahamagara ku rwego rw'igihugu ubundi rukaza kugutabara. Nyina burya nawe nabwoba ajya agira n'umunsi n'umwe. Nyina yagize gutya nk'umugore, ni wamenye ko ari umugore, agira gutya rwose arangije yinjira mu nzu. Akimara kwinjira mu nzu nibwo yagiye atungura umuvandimwe witwa Gashumba, aba mukubise mu maso. Gashumba kimubona ahita agira amatsiko yo guhaguruka ngo ajye kumuhobera. Yewe agiye kumuhobera nibwo yaje kumubwira ati uramenye rwose icara hariya, ati kuko kuba njangaha ntabwo njangaha kubw'urukundo, ahubwo njangaha kubwo kugutabara, ati kuko waradukoze cyane kandi waraduhemukiye. Ese wanyemerera nkakubaza ikibazo kimwe? Ati mbaza rwose ndi tayari kandi ndagusubiza. Waba warabonye umuhungu wawe ari we MK original buryo ki asigaye angana? Ati naramubonye. Ati buriya rero wari uzi ko tuzagenda tukicwa n'inzara tugahorota? Ati nagira ngo nkubwire ko ubwo nasohokaga hano nagiye ngita ku muhungu wanjye kandi umuhungu wanjye ameze neza cyane. Ubwo hagati aho ngaho umuvandimwe witwa Gashumba bari kumwongera indi miti, ariko yanze kuyinywa kugira ngo barebe yuko umutima wakongera ukagaruka, ubundi babashe kubyigarurira neza. Burya bajya bavuga ngo nyamara urupfu rurimo amatwi, urupfu rurimo amatwi ari mu rupfu ntago yumva. Muraza kunyemerera ndajijweho gatoya, aka kantu sinjobora kugakata, kagomba kugumamo, ahubwo ni buryo ki twateguye de commentaire yacu nimuze kugafata nk'ikibazo. Bakimara kugenda gutyo kandi yanze kunywa iyo miti koko, ubundi akimara kuyanga nibwo umuvandimwe witwa MK original nawe yahise aza gutabara se. Akimara kuza gutabara se ubundi asanga ibintu birakomeye, nibwo mama wa MK yagize gutya amubwira buri kimwe cyose. Arangije aramubwira ati nagira ngo mubwire yuko ino miti uri kunywa atari imiti, ahubwo ari ikiguhozoza, ari ikikuvana ku isi, ari ikigukomeza kukubangamira, ari ikigutera umutima. Ati saizi ngizi wowe ubwawe nagira ngo mubwire yuko nta mutima urwaye. Akimara kumubwira ayo magambo, yewe reka sinakubwira, abo bagambanyi abo ba muganga bahise bagwa mu kantu. Ubwo ndabana na Jibu nda Sitarato bahise bagwa mu kantu. Yewe barangije kugwa mu kantu ubundi ibintu birabacanga. Nibwo boss wabo yabahindukiranya bareba ikijisho, arangije arababwira ati koko mwifuza kunyica? Nararwanire ku buzima bwanyu, narabakijije, mwarabashije gutera imbere. Ati se no kubera iki mwifuje gukora ibi bintu? Yamurebye ubundi arangije aramubwira ati nagira ngo mubwire yuko
saa izi ngizi ibintu mwakoze ngiye kubahamagariza polisi ubundi namwe mukaryozwa ibyo mwakoze yewe mugafungwa. Akimara kuvuga izo nkuru, akimara kuvuga ayo magambo, ibyo ngibyo ntibyigeze bimutera amatsiko, byigeze bimutera amatsiko, ahubwo bahise bamuseka cyane, baramubwira ati bagira ngo mubwire yuko utari buvano wowe n'umugore wawe. Nibwo baje gufata umwanzuro, ubundi bahita bafata uwo mugore baramuniga, bagiye kumuniga, bagiye kumumaramo umwuka, ubundi wa mugabo yemera kunywa ya miti. Akimara gufata agakombe, ubwo MK yarari hafi aho ngaho, ubundi nawe ahita atabara n'ubukwakuzi bwinshi cyane, aramubwira ati ndakwinginze ntunywe iyo miti, ati ubundi hano kurwana urugamba kugira ngo mbashe kugutabara. Bakimara kubona yuko ari wa muhungu we ugarutse kandi bibuka Jido yabateye mu minsi yashije, bahise bagwa mu kantu, ubundi nabo batangira kugenza makeya. Ese uri gutekereza ubundi nyuma y'ino filime byaje kugenda gute? Iriya miti yayinyweye cyangwa se MK yahise atabara se na nyina, ubundi urugamba ruratangira? Ubundi niyo mpamvu tuba tugomba gusoreza filime hariya, tuba tugomba gushakisha buryo ki filime yacu iraza kuza kuba iryoshye, ariko ikaza kuryoha igeze ku musozo tugahita tuyirangiza, kugira ngo mubone uburyo ki mukurikirana episode ikurikira. Nimba nawe ukunze kino kiganiro, kanda subscribe nyamuna, ufungura inzogera y'ibwe kugisharinga kugira ngo tuzajye tubasha kubana, kandi umanuke wandika hasi muri comment ati ahubwo muri kudutindira. Nimara kubona comment zirenga 200 zivuga ati mumaze kudutindira nimusohore iyo filime, turahita tugira vuba iyo filime duhite tuyisohora saa 5 igomba kuba yagezeho, ariko nanone izo comment ni nazibona turaza kuyisohora saa 12 za nimugoroba. Wowe niba ushaka ko filime isohoka, twandikira ati rwose tubabarira usohora iyo filime uri kudutindira, tubwire ngo sohora iyo filime muri comment, turahita tuyisohora saa 5 iraba yagezeho, ariko izo comment 200 ni nazibona igomba kuza gusohoka nimugoroba saa 12. Muraza kunyemerera kandi dukomeze n'ikiganiro cyacu uburyo ki twatangiye. Ubundi twatangiye tuvuga ati agapfundikiye gatera amatsiko. Mbere yuko bajya gutekereza kwinjira muri urwo rugo, nibwo umuvandimwe witwa MK Original yabanje kuganira na mama we, ubundi arangije aramubwira ati MK ndagira ngo nkubaze rwose, ati kuko ubu ngubu saha izi ngizi witeguye kuba wagana muri rugo ukajya gutabara papa wawe? MK yamubwiye ati ndi tayari kandi ndumva ameze neza, ndi gutekereza neza, ibyo nkora nabitekereje neza, ati ngomba kurwana rugamba ubundi nkarwanira papa wanjye bakirinda kumwica. Ubundi nibwo mama we atabyumvaga, ubundi MK aramubwira ati uraza kunyemerera nkubwiza ukuri uko ariko kose, ndakubwiza ukuri kugushoboka kose kuri gutuma njya gutabara papa. Ati burya nagira ngo ngumenyeshe yuko papa atigeze arwara umutima, kandi nawe niwigeze urwara umutima. Mama we yamurebye aratungurwa cyane, arangije aramubaza tugize ngo iki ndifuza yuko wasubiramo ako kantu. Ati niwigeze urwara umutima kandi na papa nigeze arwara umutima, atabubwo burya nagira ngo mubwire yuko bakuguririye kugira ngo babashe kugukura ku isi. Akimara kumubwira amwe muri ayo magambo yatunguwe cyane, arangije aramubwira ati koko burya niko byagenze? Aramubwira ati rwose nta kundi byigeze bigenda, ati ni kuriya byagenze. Yaje gutungurwa, ariko nyuma yo gutungurwa gutyo nibwo uwo mwana yaje kumubwiza ukuri, aramubwira ngo burya igihe wafataga amazi ukasiga hano ku meza, nagira ngo nkubwire ko burya Tayiga mushuti wanjye, Tayiga warwaniriye, Tayiga wakujije, Tayiga wareze, Tayiga wahaye buri kimwe, Tayiga twasangiye ibiryo, Tayiga wahaye amazi, niwe wakugambaniye abasha kugukora biriya bintu, aguhereza amazi ukinjira mu nzu, arangije ashyiramo uburozi butuma urwara umutima. Atari ko sayizi ngizi nagira ngo nkubwire yuko ubwo nabashaga kugutabara uburyo kinamenya njye na papa wanjye, ati nukuri nagutabaye ubundi nataka gutabaye, atari ko nabusanze ari ngombwa, ati nubwo bwose ahantu nakuye amafaranga hatari heza cyane, atari ko njyewe ubwanjye niyo mahitamo nari mfite kugira ngo mbashe kukuvura uriya mutima. Ati icyo gihe sinari namenye ukuri, ati nagira ngo nkubwire ko nanjye byaje kuba ngombwa yuko bangambanira, nyuma yo kungambanira bakemera kumpemba amafaranga menshi, bemeye kumpemba amafaranga menshi, nanjye nibwo nakoze biriya kugira ngo mbone amafaranga yo kukuvura. MK yaje kubwiza buri kimwe mama we ukuri, mama we aza gutungurwa cyane, ariko arangije aramubwira ati wihangane kandi ukomere, niyo mpamvu tugiye kujya gutabara papa wacu. Ubundi bikimara kugenda gutyo nibwo umuvandimwe witwa Tayiga yaje guhura na wa mwana w'umuhungu bajyaga bakundana na MK. Ubundi barangije baraganira, ngo ndawe barasagise idarangira aramubwira ati Tayiga reka nkubwire ko natakikwizera kandi nazongera kukwizera. Tayiga ati nukubera iki umbwiye ayo magambo? Ati nagira ngo nkubwire yuko ibyo wirirwa gukora buri kimwe wirirwa gukora, ati byose ndabizi, ati rero simamya uburyo ki ushobora kwifata ukatugambana ugashaka kudukora biriya. Ati sayizi ngizi nagira ngo nkubwire ko maze kwigishwa n'abametere benshi. Nibwo umuvandimwe yahise agira gutya, ubundi arangije aramuganiriza aramubwira ati ushobora kureba nabi abametere bose banyigishije, ibyo banyigishije akaba ari wowe mbyitorezaho.
arangije Taiga aramwitegereza aramubwira ati noneho usigaye ukina komedi ku manywa, ati se ko mbona hano hantu na location ihari kubera iki uri kunyeneraho komedi? Atiragira ngo nkubwire yuko wagukubise cyagiye naho yagiye, n'ubu nakongera nkakurambika yewe nkaguhana kibyenye. Akimara kumubwira ayo magambo yamubwiye ati reka nze njugunye hasi nkoni, ati se ubundi ngubu ndamenya nkukubitisa izihe kubanyigishije tekinike nyinshi ko nahuye mu bametere benshi cyane. Ese ubundi mubona uriya muvandimwe ngo ni Saidi koko aramutse afashe inambara akajya kurwana urugamba ashobora kurunesha cyangwa ni igikabyo bimwe byabo? Burya hari igihe kizagera ajye gutabara MK original, nibwo muzamenya ukuri kwa nyako, nibwo muzamenya ukuri kwa nyakuri yuko ashobora kuba yarahuye n'abametere bamwigisha. Uwo muvandimwe ngo ni Taiga yaje kumubwira ati koko ni wowe uri kwinyigiraho ibi ngibi. Umuvandimwe yese afata inkoni arangije yinaga hasi, yawe aramanuka ajya hasi, arongera arahaguruka arihengeka. Ubwo ngubwo ari kumwereka bimwe bagiye bamwigisha abo bametere. Yamurebye cyane arangije aramwitegereza aramubwira ati burya filime wirirwa ureba zishobora kuzagukorera iryakabara, rishobora kuzagukorera isano. Ataragira ngo nkubwire yuko utagakinye filime ngo wirirwa uzireba kuri iya nkuru urangiza uze kunyitorezaho. Ataragira ngo nkubwire yuko utakwigera umbasha n'umunsi n'umwe. Taiga yahise agera gutya arangije yikundira amahoro arigendera. Ese nawe nimba ukurikiranye iriya filime ukabona Taiga koko arahagurutse aragiye, ubona ari ugutinya uriya mugabo cyangwa se byari ngombwa yuko agenda, byandike muri comment uvuga ati byari kumutinya. Nibwo byaje kurangira n'ubundi agiye, wa mugabo yifata nk'umunyakuri, yifata nk'umuntu ufite imbaraga. Nibwo yaje kuvuga ati rwose buriya njyewe ndatsinze, aturabona yuko namunesha, ati kabone n'ikimenyimenyi agize ubwoba ahita agenda. Nyuma yaho ngaho nibwo umuvandimwe witwa Cyusa yaje kwicara, ubundi arangije afata telefoni yiwe ahamagara MK original, ubundi telefoni ye yanga gucamo, yayiba kompoze yihamagaye bwa mbere, ayihamagara bwa kabiri nabwo iba kompoze. Atangira kwibaza ahantu umukunzi we ashobora kuba ari, ubundi arangije bivuga muri aya magambo: ese MK original ko mukunda saizi ngizi nkaba ndi kumuhamagara nkumva nimero ye niri gucamo, ese byamugendekeye gute? Ese MK noneho ndamenya yagiye hehe, amakuru ye ndaza kuyamenya gute? Nibwo Neyira yaje kumusanga mu nzu arangije amubwiza ukuri, aramubwira ati Cyusa agira ngo mubwire ko umuvandimwe witwa MK original njye ubwanjye namukunze, yewe ngasiga kumukunda, ari nayo mpamvu nagukoreye ibiriya byose. Atari ko nagira ngo mubwire yuko nihannye, ahubwo ndabashishikariza ngo urukundo rwawe na MK ruzakomere rwose, niruzigere rugira iyo rujya na hamwe. Ati kuko buryo cyagukunda uramutse umurekuye waba ugowe cyane. Ati MK agira urukundo rwinshi, agira urukundo nyakuri, agira urukundo ruhama. Ati niyo mpamvu nanjye nari narakoze biriya. Ati rero ko uri kumuhamagara ukamubura, ati rwose komeza kwihangana, cyangwa se inama nziza kukugira nibikomeza kwanga turaza gufata umwanzuro, ubundi tujye kureba mu rugo wabo yuko ashobora kuba ahari. Kandi impamvu MK atari gufata telefoni nuko yagiye gutabara papa we ndetse na mama we ahantu bari kugwanwa kugira ngo babashe kuba bakwicwa. Muraza kunyemerera inkuru zacu n'ikiganiro de commentaire twabateguriye tuyisoreze kuri no musozo, ariko nanone tubibutsa ngo nimwandike hasi nimbona comment 200 ndahita mbasohorera filime ubundi saha izingi saa 5 ku buryo iza kuba yagezeho, ariko izo comment naza kuzibona muraza gutegereza ni mugoroba saa 12. Nagira ngo mbabwire yuko mbakunda kandi ibiganiro nk'ibi ngibi bizahora mu matwi yanyu, nzahora mbakorera ibiganiro birimo udushya, nzahora mbakorera buri kimwe kugira ngo mubashe kudukurikirana. Murakoze cyane kandi murakabaraho murakarama, mukomeze mukurikirane filime yacu ya 36 mwihanganye. Yewe nagira ngo mbamenyeshe yuko iyo filime igiye kuza.